Inkuru ya Tom na Nadine, episode ya mbere twayisoje Tom ari kubwira Nadine kuri telefone ati mu by'ukuri imodoka ukunze ntabwo uyicisha mu mikuku ahubwo uyicisha ahantu heza kugira ngo idasaza vuba. Naho imodoka udakunze uyikubitagura ibirahure kugira ngo isaze vuba ive mu nzira ubone indi iruta iyo wari ufite. Episode ya kabiri n'ubundi tuyitangiye Nadine na Tom bakomeje kuvuganira kuri telefone. Nadine ahita abwira Tom ati Tom, ndagusabye unyibagirwe njyewe sinkigukunda. Tom ahita amubwira ati Nadine, mu by'ukuri ibyo ngibyo uri kumbwira ndi kubyumva ariko kukwikuramo byarananiye. Nadine ahita abwira Tom ati Tom, wowe ukomeje kuruhira ubusa kuko njyewe sinkigukunda, ubu nkunda abafite ikofi, ibyanjye nawe byararangiye. Tom ahita abwira Nadine ati ariko Nadine wajya ureka kuba umwasama, mu by'ukuri abo ngabo bakubwira yuko bagukunda ntabwo baba bagukunda ahubwo baba bakunda ibyo ufite. Nadine ahita abwira Tom ati Tom, yo basi ihangane, uzi ibintu bampa kandi mu by'ukuri njyewe ndi umukobwa mwiza, umwe iyo agiye haza abandi babiri njyewe nkihitiramo uwo nshaka. Tom nawe ahita abwira Nadine ati mukundwa Nadine, ntumfate nk'umwanzi wawe, oya, ariko barya uha agaciro uzabibona umunsi bakwambuye agaciro. Nadine ahita abwira Tom n'umujinya ati Tom, twubahane, nibanyaka agaciro ntabwo bazaba bakatse nyoko kandi ntabwo njyewe nzaza kukuririra, uranyumva neza? Tom ahita abwira Nadine ati Nadine, hari benshi bakurusha ubwiza ariko ntibitwara nkawe. Ikindi kandi ntutekereze yuko abo ngabo baza bakwirukira baza bashituwe n'ubwo bwiza bwawe cyangwa se icyo kibuno urata, hoya, ahubwo baba bazanywe n'uwo mubiri wawe, baba bashaka kugira ngo ubahe uwo mubiri wawe. Nadine ahita abwira Tom ati yo Tom, uribeshya sha, urabona ari nde mukobwa wandusha ubwiza? Ikindi kandi ubwiza bwanjye nta hantu buzigera bujya. Tom ahita amubwira ati okay, uzabimenya umunsi baguteye inda, aho ngaho nibwo uzamenya yuko ibyo nakubwiraga byari ukuri, kubera yuko nyuma y'amezi 2 bakimara kugutera iyo nda, ndetse iyo sura yawe wiratana n'abo ngabo bahora bakurarikiye urata, icyo gihe nta n'umwe uzaba ukikureba n'irihumye. Kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Kandi burya ngo voka ihiye barayirukira ariko nyuma y'iminsi mikeya iba yaboze bakayiha ingurube. Kandi umenye yuko iyo ngurube iba itakiri iyo voka kuko iyo voka iba yamaze kunuka. Nadine n'umujinya mwinshi ahita avuga ati ngo uvuze ngo iki Tom? Tom, nta n'isoni ugira uratinyuka ukangereranya na voka? Voka ni wowe utagira ugushaka wa mwakuwe. Kandi guhera uyu munsi aka kanya turi kuvugana, ndakwanga, ntuzongere no kumvugisha. Tom ahita amubwira ati okay, nta kibazo, ariko nyine igihe nikigera uzabona yuko ibyo nakubwiraga byari ukuri ndetse uzicuza. Nadine ahita amubwira ati Tom, sinzaza kukuganyira ngo nagowe kandi mfite ababyeyi bazanyitaho, nkaho ibyo bidahagije mfite n'abakunzi benshi. Tom ahita amubwira ati ababyeyi bawe bazi yuko uri ku ishuri ndetse uri kwiga neza, ariko ibyo urimo ntago bazi yuko ari agahomamunwa. Ikindi kandi abo bakunzi bawe urata ngo ni benshi ni nabo bazagutera agahinda. Aho uzajya uraca hose uzajya urahasanga uwo mwaryamanye, nta nubwo azigera agusuhuza ahubwo azajya arakwisekera. Kandi nyuma yo kukwisekera azajya arabwira bagenzi be ati kariya mureba narakariye. Nadine ahita abwira Tom ati Tom, njyewe nakwiyamye ntukomeze kuntera umwaku wawe kubera yuko ibyanjye bizarangira neza, nkaho bidahagije kandi nzashaka umugabo nshaka kuko ni njyewe ugomba kumwihitiramo.
Tom ahita amubwira ati Nadine, abo ngabo uzihitiramo nibo bazaguhitamo mu kukonona, kandi hari n'igihe kizagera umwe muri abo avemo avuga ati mureke mbabwire inkuru ya kariya gakobwa. Nadine ahita avuga ati ariko Tom, ndumva byakuraje ishinga, wagira ngo ibyo byose ni wowe bizabaho. Tom ahita amubwira ati Nadine, mu by'ukuri bindaje ishinga ndetse birambabaza iyo mbona wangiriza ahazaza hawe, kandi akabavu kawe ari we mugabo wawe w'ahazaza, ntazakwishimira nasanga uri robine ivomwaho na buri wese. Ikindi kandi nta mugabo uzabona muri kano gace cyangwa se mu kandi gace duturanye kubera yuko bose bazaba bakuzi. Ikindi kandi wibuke umusigati cyangwa se igisheke, iyo ukiriye ukakimaramo uburyohe utabya bikatsi nta nubwo wongera kubishaka kubera yuko uburyohe uba wabumazemo. Ako kanya Nadine acyumva ayo magambo Tom amubwiye, ako kanya ahita akopa telefone. Episode ya kabiri ni aha ngaha tuyisoreje, reka tuzasubire mu gace ka gatatu, nizere yuko uzaba uhari kugira ngo tuzabashe kumenya ese Nadine nyuma yo gukupa Tom byamugendekeye bite, ni iki cyakurikiyeho.